Inkuru yacu rero y'uyu munsi yatangirana n'umuganga warimo kwimenyereza umwuga wo kuvura mu bitaro byari bikomeye muri icyo gihugu. Ni inzozi yari amaranye igihe kirekire. Ibyo bitaro byabagamo umudokiteri yafataga nka role model we, yumvaga kwigira ku birenge bye ntako bisa. Agitangira gukoreramo stage rero abandi baganga baramupingaga nibamuha umwanya wo kwiga cyangwa se ngo abe yakwerekana ibyo ashoboye. Ibi byabaye igihe kirekire kugeza ubwo umunsi umwe ubwo yari kuri rooftop mu masaha ya pause yaje kuhahurira na wa mudokiteri yakundaga. Yaramwegereye baraganira, noneho umudokiteri amugira umufasha we. Nubwo yagaragaraga nkaho ari bizarre kubera uburwayi yari afite bwa autism, ariko yari umwana w'umuhanga cyane kurusha n'abandi baganga bari basanzwe bakora aho muri domaine imwe n'iyi. We n'uwo muganga rero baje gukora ikipe ikomeye cyane. Amakesi yose yabaga yananiranye akomeye yakorerwaga aho ngaho, batangira no kujya gukorerwa amaoperasiyo akomeye. Ivuriro rihinduka headline mu binyamakuru bitandukanye. Nubwo uyu mudokiteri yakoraga akazi ke with flying colors, ariko ku yindi side yari afite secret kandi ishobora gushira hasi kariyeri yubatse igihe kirekire. Nabyita ko yari afite uburwayi akaba atarabizi wenda. Kijyaga afata abarwayi be batarava mu Kenya, ubundi akabasambanya, amashusho akaya-uploadinga ku rubuga rwagenewe gushyirwaho ayo mashusho ameze gutyo, ubundi akamubyarira amafaranga. We yakoraga uko ashoboye kose face ye ntigaragare, ariko victim we yabaga agaragara wese. Ibyo bikoze igihe kirekire, byari side job ye, inamwinjiza amafaranga menshi kuruta yakorera aho ngaho mu Kiganga. Burya iminsi nisa koko, yaje kubikorera umusore umwe watumye hakorwa iperereza. Bamwe mu bo yabikoreye bajyaga barekarama ibyo bitaro, ariko hakabura proof ifatika, nyine byaburaga uwo bifata. Umunsi umwe fiancé w'uwo musore rero yamwohereje amafoto, ariko nawe yahawe n'abandi bantu n'inshuti ze. Aramubwira ati yumbwira ko uri umutinganyi, sinakazi igihe cyose kuri wowe. Ikimbabaje ni uko ibisi yose ibizi yabimenye. Uwo mukobwa yari umwana w'umusirikare ukomeye, bendaga gukora ubukwe. Nyuma yo gutungurwa, uwo musore icyo yakoze ni iki, yagiye kureba wa mukobwa aramubwira ati niba hari urukundo usigaranye, niba warigeze umunda byibura, umfashe kwanariza no mashusho, kuko ntabwo ibingibi ntabwo niyizi nkora ibi bintu, sinzi niba ari aya nyayo. Umukobwa arabimwemerera, batangira gukora iperereza ku giti cyabo. Ako ubwo umustajeri wa autism Yannick niko yitwaga, nawe yatangiye kubyibazaho. Mwibuke ko nababwiye ko yari azi ubwenge kandi afite impano idasanzwe. Yararebaga akabona kuko ayo mashusho aho yafatiwe ni muri ibyo bitaro. Ariko camera de surveillance nta muntu uzigeze zifata. Ubundi winjiye muri iyo chambre usibye umuhungu umwe w'inshuti ye wari waje kumureba, ni nawe wabaye suspect number 1. Gusa ikigaragara cyo nuko ndi mashusho yose yari yarafashwe na camera de surveillance yari yarasibwe. Yannick rero kuba uwo mutipe yaragizwe suspect ntiyabyemeraga. Muri we hari icyamubwiraga ko uwo mutipe arengana. Yatangiye kwikorera iperereza ku giti cye mu rugo. Yari afite icyumba rero amanitsemo abantu bose bafite aho bahuriye n'iyo case. Amafoto yabo yari amanitse aho kuri board. Hariho wa mutipe polisi yatwaye ivuga ko ari suspect, hariho fiancé we, harimo n'umugore ushinzwe control room utari urimo n'uwo mudokiteri. Iyo yagiraga amakuru amenya ku muntu, yarazaga akandika iruhande rw'ifoto ye icyo yamenye, ubundi akagenda ahuza. Apart yiba ariko akazi ko ntikigeze gahagarara, karakomeje nkaho nta cyabaye. Polisi yakoraga iperereza ku ruhande rwayo, na Yannick nawe akora iperereza ku giti cye mu rugo. Umunsi umwe rero agiye kureba dogiteri muri ofisi, yinjira adakomanze. Dogiteri amubonye ahita acomora flash muri computer, ubona afite ubwoba agize igihunga, arangije amubwira nabi cyane, amwiyama kutazongera kwinjira adakomanze. Ibi Yannick byamuteye amatsiko rero. Yibaza ikintu dogiteri yaba adashaka ko abona, bimutera amatsiko. Yageze mu rugo agumya kubitekerezaho, agenda mu nzu azenguruka yibaza icyo kintu cyari cyo, biramuyobera. Nibwo igitekerezo cyamuje mu mutwe cyo kuza kujya muri ofisi akayisaka. Kujyayo nijoro ntibyari gushoboka, kuko dogiteri yasigaga afunze ofisi ye kandi nta wundi muntu wagiraga indiki. Yategereje igihe cyari cyo cyose yabonera okaziyo. Yacungiraga dogiteri hafi ariko watabizi. Ntibyatinze rero dogiteri agiye gukorera umurwayi operation, ariko Yannick we ntiyari muri timu bari bujyane kuko yaramubwiye ko atameze neza. Dogiteri yafunze ofisi ye, ubundi ajya muri salle dope na timu ye. Yannick nawe aca inyuma ajya kuri rooftop hamwe bahuriye ku nshuro ya mbere, aca mu idirishya ubundi yinjira muri ofisi.
ariko ibyo yahasanze ni agahomamunwa. Yasanze hari video n'ubundi yasize iri kwiuploadinga n'ubundi y'umurwayi wari urwariye aho ngaho bari basezereye mu minsi mike yishize yarari masambanya. Abona ko abantu bose yaketse burya umuntu yizeraga yafataga nka role model we ari we munyabyaha polisi ari gushakisha, yagakwiye kubifata. Yahise akora copy afata n'andi mashusho yari ari aho ngaho atareditingwa, ubwo n'ubundi niyo yari original. Byose arabitwara abishira wa musore umwe fiancé we yigeze koherereza video, kuko muri izo video zari ziri aho ngaho hari harimo niyo wa musore ya original, noneho wa mudoktor agaragaramo neza. Hanyuma bamaze kwegeranya ibimenyetso byose babijyana kuri polisi. Dr mu gitondo polisi yahise kumureba baramutwara, nyuma ibitaro bihita bihayaringa Yannick ahita umusimbura we, cyane ko bari bamaze igihe bakorana kandi akaba yari umuhanga mu byo akora. Yabanaga n'indwara Autism ariko yari yihariye. Yabaye intwari yatumye umugizi wa nabi nk'uwahagarikwa, yatumye benshi babona justice. Ikindi amashusho yari yarashyizweho yaje gusibwa. Ndagushimiye wowe ukurikiranye iyi nkuru kugeza irangiye. Ndagusaba ku liking iyi video, wisharinge, ukomentinge kandi ntugende udakoze subscribe. Naho utaha.